ubundi hano mubayeho gute? Murakodesha muratuye meze bite? Hano turakodesha. Okay. Okay. Unizere yuko nyine byibuza uwo mutungo hari cyo uzabyana. Ntago tubyizeye neza ntabwo tubizi. Bishoje. Bikayituruze mama. Karabaye. Neza aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye ni igiti giteye pasi songa cyatanu gutuza kanza amabere bishambure byaboze mavuta y'abademe. Tubibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri KIGALI TV 50 ndetse no ku Karubanda TV. Aho ngaho muzaye muhadusanga mu busesenguzi bugiye butandukanye. Ariko kuri uyu munsi wa none twageze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire muri quartier bita Mugashya. Niho tugeze, hari umuntu waduhamaye ku telefone atubwira ati muzadusange hano muri no murenge muri kano kagari. Twahageze ntago tuza hariho, ariko muri quartier yandangiyemo niho turi. Muri kubona imisozi igiye itandukanye, bororeramo inka, bararagira ahantu hose, ibintu bimeze neza, amata baranywa. Ariko ubwo twahageze si igikurikiraho ubwo kamuhamagare hanyuma andangiye neza ahantu atuye ko yambwiye ningera hano muri zone quartier mpite muhamagara ibyo ngiye gukora. Kamuhamagare numve uko bimeze. Yego nshaka kambe nkomeza muhamagara. Ntago tuzi icyo yaduhamagara, tubwiye ati hari ubuvugizi nshaka ko mudukorera n'ubufasha, nshaka ko mwadufasha. Ariko allo meze biteze? Nziza. Hahandi nari nahageze. Ntago uri hafi y'umuhanda cyangwa ni kure y'umuhanda ariho muturangira byiza? Ni hafi y'umuhanda rwose, wahageze hafi y'umuhanda cyane. Ni hano hantu rero hari ahantu baragira inka. Ndakureba ko mazuze imbere ya gato wahageze. Okay. Sawa. Nakubonye. Ndabona tuhageze. Tugiye kugenda tumuganirizeho minota mikeya. Ntago tuzi yaduhamagariye, ariko uko biri kose ntago umuntu yaduhamagara ameze nk'utwitabaje ngo twange kumutabara. Dusura abatandukanye mu bice bigiye bitandukanye, hano Rwamagana niho twibereye. Ubwo mudukurikiye gatanu kandi ibihabera ntago tuzi ibyo ari byo, aho ya byose ni umutekano. Meze bite pro? Ni neza. Twahageze rero. Ntago twaza dusize kamera, twahageze. Uko dukorera ahagaragara, dukora kuri ikinyamakuru bita KIGALI TV 50 ndetse no ku Karubanda TV. Nizere ko meze neza ariko. Hari abantu benshi cyane barambwiye ngo hano ngo batinya itangazamakuru, ntago tubizi neza. Ubwo muraza kudutaba nibaza kudukubita. Nizere ko meze neza ariko. Yego. Amakuru yawe? Meze. Mazina yawe? Tesi Anuarita. Uyu ni umugabo wawe? Witwa ndiwe? Hakizimana Musa. Hakizimana Musa. Aka kanya tubasanze hano nkuko mwaduhamagaye twabitabye. Ntago tuzi ikijya mbere, ariko muraza kudufasha dusobanurire niki cyatumye muduhamagara kuri uyu munsi wa none. Twavuye Kigali, namwe murabibona amasaha mwatubwiye, twayubahirije ko biri kose. Izuba ryatwishe, ingofero twakuyemo. Bimeze bite? Nta kibazo. Yego, no kuvuga ngo muri abanyamakuru twarabahuruje nyine twahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Yego. Tuza kujya kuri YouTube, umuntu aratubwira ati tujye kuri YouTube. Yego. Turebe nyine ku kinyamakuru. Yego. Dusangaho umuganga. Turamuhamagara kuri nimero ya 078 59 89 096. Tuzaza kujya hirya kugira ngo tutaza kumva amajwi y'abantu cyane, hanyuma tubashe kuganira neza ku mutuzo. Hanyuma uwo muganga waramuhamagaye? Uwo muganga naramuhamagaye, aranyitaba, ambaza ikibazo mfite, mubwira ko mfite ikibazo cy'uburwayi. Yego. Aramfasha, ambwira ibisabwa, nubwo nari mfite ubushobozi bukeya budahagije. Yego. Ariko ndagerageza, turumvikana. Ndabyubahiriza, aramvura ndakira. Yego. Ambwira ko dufite n'inyatsi, urugo rwacu rufite inyatsi.
ndamubaza ati se birashoboka ko iyo nyatsi yakurwaho, arikiriza aravuga ati yego inyatsi rwose ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Yego. Hanyuma aratuvura nyine inyatsi ayikuraho. Yego. Amaze kuyikuraho aratubwira ati mbakuyeho, nemerewe kubakuraho n'inyatsi, mbakuyeho inyatsi kandi mwemerewe no guhabwa umutungo. Ababyeyi bambwiye yuko mwemerewe umutungo. Ubwo turamusobanuza nyine aratubwira ati yego mwashaka miliyoni tukabahereza miliyoni 200. Yego. Ubwo bushobozi ntabwo twabona. Turumvikana duca ibihumbi 200. Tugira ko azaduha miliyoni 20. Yego. Turayashakisha turayabona. 200 tumaze kubibona. Turangije nyine duhana gahunda, aratubwira ati noneho njyewe nemerewe no kubaha umutungo, nibereye aho nshaka ngo nzawubaha adahari. Nese ibyo bintu mwarabyizeye, ayo mafaranga muratanga? Twarabyizeye, ni nayo mpamvu twabahamagaye nyine kugira ngo muze mudufashe abidukorere ku mugaragaro, kuko hajemo no gushidikanyamo gake. Ikibazo ntago twabashe kumenya iyo ndwara mwe murwaye, ariko ibyo ari byo byose dushaka gusobanukirwa nihe ndwara mwe murwaye mbere yuko ababwira yuko hari inyatsi mufite. Nibyo dushaka kubanza kumenya. Twarakoraga ntibigende, tugakora no kugira bikaba ikibazo, twiriwe mu kazi tukabana n'umwambaro wo kwambara kandi dukora buri munsi. Mbere yuko babwiye ko hari inyatsi, niyo nyatsi urumva yari ihari, nandi kubaza nihe ndwara wari urwaye, mwari murwaye? Ese niwe warurwaye ninde warurwaye? Yawe urwaye. Nicyo warurwaye? Bari barandoze. Barakuroze. Arakuvura ubona biciyemo? Muganga yaramvuye rwose ndakira. Namukaye kuri 078 58 98 096. Mamagaye haramvandi no mu rugo ndakira. Nyuma twaje no kujya kumushimira. Aka kanya rero mwambwiye yuko ngo yababwiye ngo izi saha umunsi nk'uyu nguyu n'uyu munota nibwo ahubwo ni saha yatubwiye turabona irimo kwegereza. Iyo bintu munabyizeye neza? Bakunzi bacu rero ibintu byose tugiye kubishyira ku karubanda none. Nese katugende rero twakire ibyo bintu. Ese nta kintu muri butwaremo ibyo bintu, ko urumva nimba ari umutungo mwinshi cyane nta bintu muri igikoresho dusabye tugomba gukoresha. Ikintu cyiza kwakira mu mutungo. Nese mugabo ubundi hano mubayeho murakodesha, muratuye meze bite? Hano turakodesha. Nizere yuko nyine byibuza uwo mutungo hari icyo uzabya. Ntabwo tubyizeye neza, ntabwo tubizi, nkuko twababwirije mu twihanganire uko biri kose bigiye kuba ni ku karubanda nyine. Ubwo nibitagenda neza uwo muganga wanyu arabasebye, nimero zabo mwazitanze. Turabyizeye niyo mpamvu. Ubwo rero amasaha twaye dore turabona arimo kugenda. Hamagara rero, hamagara. Shiraho parere byose bijye ku karubanda. Shiraho parere. Yego muganga, gahunda twahanye amasaha mwari mwaraduhaye twari tubiyubahirije yo kwakiraho umutungo. Yego mubyeyi. Turagafite. Abandi bantu nyine ni abanyamakuru twahamagaye kugira ngo dukorere ibintu ku mugaragaro, kugira ngo turebe nyine ko ari byo. Yego babyeyi. Yego nyine isaha twavuganye waduhaye twari tuyubahirije kugira ngo twakire umutungo. Ndabifite babyeyi. Wabizanye mubyeyi. Yego. Yego babyeyi.
Yego. 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 Abishoje. Yego yego. Yego. Yishimiye kwakira umutungo ababyeyi. Yego. abantu bose bahuruye bagiye kureba ibitangazo bigiye kubera hano. Ntabwo tuzi neza nimba ari biri bube koko. Amafaranga agiyemo turayabonye, ni inote za 2 n'iz'igihumbi n'iza 500 ndetse n'iza 5. Ubwo rero bantu muri hano witewe kwakira gute bigiye kubera hano? Bizi se. Okay. Wewe witeguye kubyakira gute? Cyane biramuka bibayeje nanjye ndemera kabisa. Reka twese turiteguye nk'abandi uko mumbona, twese uko mubona nanjye niko mbibona, sibyo? Ubu rero twese twiteguye kwakira umutungo uturutse ku babana. Yego babyeyi. Yego yego. Yego mubyeyi. Nabishoje. Gutungana n'ukwanyu babyeyi. Yego. Yego yego. Yego. Yego babyeyi. Yego babyeyi. Yego babyeyi. Turakumva turakumva. Yego. Yego yego. Yego yego. Yego babyeyi. Yego babyeyi. Turabivuga tumaze gufungura. Uko bigiye kugenda. Mu mafaranga ariho simbizi. Gutungana n'ukwanyu babyeyi. Mwegure turebe. Fungura hasi turebe wenda niho hagize. Karabaye. Ibitangaza birabaye nyamuneka. Hari ibintu ndebamo. Ntagire uwegera hano hantu mutubabarire, sibyo? Karabaye. Ibintu bibere hano niho imwurije. Hari ibintu ndi kureba. Karabaye. Hari ikintu ndi kureba. Nayabonye. Katurebe. Karabaye. Karabaye. Ibi bintu nyamuneka biteye ubwoba. Iruze baba. Bikayituruze baba. Karabaye. Yes. Nkuko nababwiye hagiyemo inoti imwe ya 5 n'iya 2 imwe n'iy'igihumbi imwe n'iya 500 imwe. Nabibabwiye mbere. Niyo mwese ibintu ubonye byaciye gute kwanza? Baba birantunguye kabisa. Cyahubwo bineye ubwoba bwinshi. Ibintu mubonye mwe mubyakiriye gute? Ibintu tubonye tubyakiriye neza cyane, ariko biranadutunguye ntabwo twabikekaga. Ariyo mpamvu twabahuruje kugira ngo bizabere ku mugaragaro, abantu bose babireba kuko twarabishidikanyaga. None rero turabibonye, muganga ntabwo yigeze atubeshya, ibyo twavuganye yabyubahirije, rwose arakoze. Yego. Mugabo, aya mafaranga ubonye aka kanya ntabwo nzi neza nimba wayapangiye, ariko hari icyo ugiye gukora. Niki ugiye gukora bwa mbere na mbere?
fashiye telefone njye gukora bwa mbere na mbere ngiye kubaza ngo uri isambu nubake n'inzu aka kanya. niyihe nama wagira abantu bapinga abantu b'abaganga? Inama nabagira yo kuba batajya bapinga abaganga ni ukujya kuri YouTube. Uyu muganga kuri YouTube ariho mukamuga kuri 078 58 98 096 akamuhamagara nakamufasha nk'uko nanjye mfashije bene aka kageni. Ubanze kure ma yanjye windi ndabibaza nyuma. Yego. Anye ndayatsinde mwabibonye. Nyamureka rero abantu bapinga abaganga gakondo mutunganirwe kandi nushaka muzajye gushimira umuganga wakora ibyo ngibyo. Mukecuru amakuru ngenda bibonye birantu amakuru yawe tuhuza ariko dusuzanye ibintu ni byiza. Reka nizere ko mubonye ibintu bibereye hano. Yes, ibintu bibereye hano rero nagamara amaza mugane w'aba barundi, ariko ibyo ari byose nanze kuri nimero ye ya telefone n'ubaracyahamaga ko kanze muhamagara umubaze uko bimeze. Ntago ibintu twapfa kubyiherana gutya. Bantu badukurikiye, umuntu ufite inyatsi nyamuneka nyarukira kuri uyu muganga arashoboye. Reba ibintu bibaye mu masegonda makeya kandi nta bintu byinshi bibaye. Kamuhamagare mubaze indwara abavura ndetse n'uwabashaka aho yabasanga. Kamuhamagare mwongeye kwirwa muga. Mwiriwe neza. Mwe muganga Mirabyo muvugana. Muganga Mirabyo rero aramutse twatugize ibibaye hano nagahomamunwa. Ntago twatwiteze ko inote nkeya bashyizemo igikato kiza kuzura amafaranga angana gutya. Twagira ngo tubabaze ubundi nirihe banga mukoresha cyangwa kwanza nize ndwara muvura kugira ngo nabandi bakeneye kubagana babasange. Imbaraga dufite dukoresha imbaraga duhabwa n'abakurambere. Yego. Bacu bakira badusigiye ubuvuzi gakondo n'imiti yacu guhamurira imiti. Yego. Twasabye abakurambere ubutunzi babubonye kuko babubemereye twabonye babubahirije kubera ko n'ubwo tudahari dukora kuri telefone 0787 yego 8957 uwo dukeneye turamufasha. Yego. Nuva tuvura imigongo abantu babuze urushako abagumiwe mu rugo. Yego. Abantu ibibazo byose turabikemura. Abantu bafite amakimbirane mu ngo zabo abambuye imitungo barayisubirana. Uvura indwara nyinshi cyane zitandukanye. Murakoze cyane muganga. Ubwo ibindi abagukeneye bazagwamira kuri telefone zanditse kuri screen zacu ndetse mu biganiro byose bizaba bigenda bitambuka muzamubibona kuko ibintu bibaye nakamaramaza. Reka mbashimire nizere ko kandi mukomeje kumera neza. Mukore subscribe, like, share na comment kuri Eagle Eye TV no Karubanda TV. Ibindi biganiro byacu nakagaruka. Bye bye.